kunyikisha niko nanjye ngenda nkubahisha nasanze aricyo banga ryo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa impa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho nakureba kujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye ni numwe wankunda wamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we iyo ari wowe uvugishije amatwi yanjye numva nyuzwe iyo ntumbiriye aho uri honyine numva ituze rinyuzuye wanyujuje n'urukundo rwawe igikombe cyanjye kirasesekaye ijambo ryawe riganje umutima wanjye nta numwe wankunda nkamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we ubwiza bwawe uri mwiza Yesu uko wansanze uko niko wankunze ubu numva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye Yesu we uko wansanze uko wankunze nisanze amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe indirimbo yanjye uri mwiza Yesu we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe indirimbo yanjye uri mwiza Yesu we igihe cyari kibaye kibi
ntegereza umwanzuro wa nyir'ibihe. Erega niwe umfatiye runini, yemeye no kwambikwaza soni. Ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera. Ntiyabonye ngiye kugwa amanukira kundamira. Na wa musozi biruhanya yanshoboje kuterera. Niwe Yesu umwuzuro w'aya masezerano. Niwe mvuga sishidikanya, yanyijije amaganya. Tugende twegerana, abantu bagenda bicara imbere. Biba byiza iyo bazindutse bicaye. Ni karibu abantu bari hanze. Ukurushaho kunyigisha niko nanjye ngenda nkubahisha. Nasanze ari ryo banga ryo kugendera mu nzira zawe. Nkoresha ibyo ushaka gusa. Dukomeze gusaba abantu bakiri hanze ku isaha yo gutangira gahunda. Iyi sare yegereje, dusaba kugira ngo abantu bakomeze baze bicara, protokole irabafasha. Ba bishopu niba babinyemereye, n'abapasiteri n'abamisiyoneri, reka narike biseke. Ikirere nta muyede kora mu ndiba y'inyanja utuna, dutumisha umunezero, ijuru rya marayika bengwa, ijuru ritazihanganira ko isi izaturenganya, ahubwo uzadutabara. Mwami Yesu Kristo tugusaba. Imirimo yako ziratangaje, ni n'abatuza guhimbaza Imana. Imirimo yako ziratangaje, ni n'abatuza guhimbaza Imana. Imirimo yako ziratangaje. Yemeye gutanga umwana we Yesu, batubera igitambo gikwiriye. Yemeye gutanga umwana we Yesu, batubera igitambo gikwiriye. Umwana we Yesu, batubera igitambo gikwiriye. Ubwo ataripfuye na Yesu nyipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Ubwo ataripfuye ni n'abatuza
twakizonga no kuramya Imana tugakura icyubahiro cy'Imana kugira ngo iki kirere cy'ahantu tugikurure tugifate bifuza ko twabaza tugasenga Imana kuronda agasenga Imana tugafatanya kuramya Imana tugakura icyubahiro cy'Imana tugatangira gahunda yacu imbaraga z'Imana zirarukurode ni karibu turamya Imana tubengame arema mutagusanyira rushira ku gahanga kanjye cyangwa umutwe wawe bakarushira hehe aho rukwiye nawe mu mwanya wawe ugiye gukora igikwiriye nashereza ijambo ry'Imana Mana tuguhaye karibu ikimenyetso watweretse uzana natwe nicyo kitweretse kuri bubane natwe karibu umwuka wera ntabari twahubwo abariho izina ryereshejwe hejuru duhejejwe imbaraga yose y'abadayimoni turasenya imikorere ya Satani izina rya Yesu none abahunge mu maso yawe bahinduka ubwoba gusa mu izina rya Yesu umwuka wera bari umuyobozi muri byose aha indwara zihakiri abadayimoni bave mu bantu bahunge abarushize gusenga abari babuze ibyishimo babibonera ahantu Imana ishimwe uhanagura amarira ku maso y'abariraga utugirire neza Mana amen ugiye kumfasha hari indirimbo nkunda ivuga ngo umwamageze kwirembo amageze kwirembo wabambwe ku musaraba agiye kutugabira subira umwamageze umwamageze kwirembo Oh
Hallelujah.
igitaramo kiyoborwe nawe mwana nkuru aho utari nta buzima kandi umwuka ganze mu izina rya Yesu Kristo. Dore yankunze ukundi, dore yankunze atitaye kuwo nari kandi yampaye ijambo, kandi yampaye ijambo hamwe navuye. dore yankunze ukundi, dore yankunze ukundi yirengagiza uwo twavukiye. Dushima umwami w'abami uduha ijambo atitaye kavukire ziwacu. Haleluya. Imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba, sinzapfa ahubwo nzarama kugira ngo ntegereze abantu. imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. Imirimo Uwiteka yankoreye ubwo nari maze kwiheba. Yawe wishimira Haleluya Yesu mwami wanjye nari kubigutanga ibitambo Uwiteka yishimira n'imitima imenetse. ibitambo Uwiteka yishimira imitima imenetse. gurupe Miseke barakoze. Reka mbasare bagihagaze aha, sabe n'abandi twese turi hano muri iyi sare twigire ejuru. Tugiye kuririmba indirimbo ya 29 uduhagarare Umukiza mu ndirimbo Kantike. Niturangiza turasaba Pasiteri Muvunyi asenga Imana dutangire gahunda yawe. Uduhagarare hagati Mukiza.
umugambi wawe ni mwiza mu buzima bwacu, udukunda cyane urukundo rutagira akagero. Tugushimiye mwami Imana uyu munsi wateguye twe tutarabaho, ukawutegura n'ibirori ndetse ukawutegura turagushimiye izina ryawe nirihimbaza. Ufashe umwanya wo guhimbaza, tunejejwe n'ukuri Imana yacu. Tugushimiye ko wemeye kubana natwe, kandi turabizi tudashidikanya kuri kumwe natwe. Ineza yawe n'imbabazi ugumye kutubaho kubera uyu mwanya ukomeye duhaye. Mwami Imana, ni umunsi w'ibyishimo, uyu ni umunsi w'umunezero uzaba ku bantu bose. Uyu ni umunsi wo kugira amahoro, ni umunsi wo kugira iyerekwa rishya. Izina ryawe nirihimbaza. Dufashe uyu mwanya wo kugushimira ko ari wowe waduhamagaye. Dufashe uyu mwanya wo kugushimira ko ari wowe wadukuye kure. Dufashe uyu mwanya kuko umugambi wawe mwiza ufiteho. Mana yacu turashimira. Haleluya, turi mu munyabunani kuko umugambi wawe. Turi mu munyabunani kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Duteraniye aha hantu, ahantu turahafashe nk'uko wabwiye Yosuwa, ukamubwira ngo aho muzagera hose ndahabaye, kandi kubw'izina ry'Uwiteka hahindutse hera. Aha hantu turahagaze mu buryo bwo gusenga, hanyuma kubw'umurimo wawe ugiye gukoreshwa. Ushaka kuyobora izina ryose, abakekunda badiko batayigeshobekiya. Izina ryose ni iry'Uwiteka ndetse n'abayirimo. Aha hantu mu izina rya Yesu tuhasingirira icyubahiro cy'Imana. Ubwiza bw'Imana buhagendagende. Amaraso ya Yesu atwikire. Umurimo wawe ukomeye ugiye gukorerwa aha hantu. Ni umurimo w'ubutejwe. Niyo mpamvu tugusabye kugira ngo umuntu wese uri hano muri iyi nzu atangire kwezwa. Ubwiza bwawe butuze. Dusengere ibiti biri aha ngaha. Bihindukirire kukubaha. Dusengere imibiri iri aha ngaha. Uyereze kukubaha. Reka ibikorwa byose bikorwa muri iyi nzu biri byo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri muntu wese uri hano ahinduke ishimwe, yamamaze izina ryawe, icyubahiro cyawe kigaragare. Mwami Imana yacu, ntihaboneke kwishyira hejuru, ahubwo dutishijwe bugufi no kukubaha kugira ngo abe ariwe ushyirwa hejuru. Ijambo ryawe rirambwira ngo umuntu wicisha bugufi azashyirwa hejuru, ariko umuntu wishyira hejuru azavunagurika atunguwe. Ndagusabye Uwiteka Imana, urinde buri mutima uri aha ngaha kwishyira hejuru. Nta muntu dushaka kunagurika, ahubwo turashaka abantu bakomezwa n'ijambo ryawe, abantu bakinjira mu mwuka wera. Mwuka wera akatumanukira, buri muntu wese umwuka wera akamuzaho, tukumva ijambo n'iryo Koruneliyo yumvise igihe yumvaga gusenga kwarumviswe n'ubuntu bwazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana. Reka uyu munsi Mwami Imana hagire ikintu cyibuka mu bwami bwo mu ijuru. Buri muntu uri hano Mwami, umfashe agira icyo akora kugira ngo izina rye ryibukwe. Mwami Imana yacu, watumenye kera, utumenya amazina. Wabwiye Mose uti kuko wangiriyeho umugisha akakumenya izina, n'ibyo uvuze icyo ndagikora. N'ubu wagira ikindi ukora kuko twagiriye umugisha kukumenya, nawe ukatumenya. Izina ryacu urarizi. Buri muntu hano ntabwo wamwitiranya na mugenzi we, utuzi twese. Reka icyubahiro cyawe Mwami Imana kigaragare muri iyi nzu. Amahoro Mwami ava ku Mana aturuzemo, buri muntu mu mutima yumvemo amahoro. Uwaba afite ikibazo ndavuze ngo niyakire igisubizo, kuko uri Imana isubiza, uri Imana itabara, uri Imana irengera abantu. Mwami Imana yacu, baravuga ngo nituvuga uzakora. Wigeze ubwira Mose, uramubwira ngo nzabana n'akanwa kawe, nugera imbere ya Farawo ujye uvuga nzajya nkora. Ayiwe Mwami Imana, ndagushimiye ko utwemerera kuvuga nawe ugakora. Uduhaye uburenganzira bwo kuvuga kuko uri umwana. Turagushimiye Uwiteka. Gahunda zose turi gukora muri iri teraniro turasenga ngo zibe ziyobojwe nawe, kandi umuntu wese Mwami yumva umunezero, kandi buri muntu wese amaso ye afunguke, agire iyerekwa, atangire kubona iby'ejo hazaza, atangire kubona iby'ibihe turimo kureba, atangire kubona iby'iyi minsi turimo kureba. Yobu yaravuze ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, niki gituma abayizi batamenya iminsi yayo. Ndakwinginze Uwiteka Imana, kuko ibihe bitaguhishwa, utuma abayizi, utuma bakumenye batangira kumenya iby'iyi minsi turimo kwinjiramo. Mwami Imana yacu, turimo turasenga ntabwo ari ukurangiza umuhango, turagira ngo imirimo yawe ikorekera aha ngaha igaragazwa n'ibitangaza n'ibimenyetso. Buri muntu wese agaragara ibitangaza n'ibimenyetso. Ayandi ngo singerera ntabwo byarambwiye ibimenyetso bizagenda n'abizera. Abo ngabo bazavuga indimi nshya, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, kandi baramuka banyweye n'ikica nta kintu kizabatwara. Bazafata inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose n'ikintu cyose kikiri hejuru kurwanya kumenya Imana.
umwana Imana yacu amavuta yawe Haleluya. abe mu muriro wawe amavuta yawe abe mu imbaraga zawe amavuta yawe yigaragaza aha haleluya Dawidi yaravuze ngo tuza amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kiraseseka avuga ijambo rikomera avuga ngo ntabwo nzakena aravuga ngo ntabwo nzakena Uwiteka niwe mwungeri wawe Mwana nagushimiye kutazatuma dukena ntabwo tuzata agaciro ntabwo tuzasuzuma aravuga ngo ntunganyirije ameza mu maso y'abanzi bawe uyatunganya bahari ukayatunganya n'uyu munsi wongera uyatunganya uzamura umuntu wubaha kumugaragara uhesha agaciro umuntu wera kumugaragara haleluya ijambo ryawe ngo bene umutima uca bugufi ntabwo uzawusuzugura bagusabye kugira ngo umutima uri ahangaha hose uce bugufi kugira ngo icyubahiro cyawe kigaragare utugirire neza turakubashye nyakubahwa turagushimira haleluya turanezerewe kuko umugambi wawe urakoze kuko wanyemereye kuba muri ibi birori urakoze kuko wemereye n'undi muntu wese uri hano kuba hari iyo biba ku bwacu ntibyari kwemera ariko kubera ko hari icyo bashaka gukora tureba niyo mpamvu badutumiye kugira ngo tuzaba abahamya b'ibyo imbere y'abahamya bangana gutya hari imirimo yawe ugiye gukorera hari ibitangaza bigiye gukorera hari imbaraga zawe zigiye gukorera Yesu waravuze muri dusenga tujye tuvuga ngo izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ndagusabye ko izina ryawe ryubahwe aha hantu ubwami bwawe buhite butangira buze tube mu bwami bwawe buri muntu wese abe mu mbaraga zawe Mwami Imana yacu ibidukwiriye by'uyu munsi tubyakirana umugisha tubyakirana amahoro tubyakirana umunezero buri muntu wese yumve yakiriye ibishya haleluya 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 aramubwira ngo uramubwira n'imbaraga z'Imana zizakuzaho uhere umuntu mushya nagira ngo Mwami Imana uyu mwanya imbaraga zawe nizinzaho mbere ko mpinduka umuntu mushya umuntu wese uri muri iri teraniro ukawera n'agaza hera ko ahinduka umuntu mushya nakwinginze Uwiteka Imana icyubahiro cyawe kimanuka aha hantu ubwami bwawe buza aha hantu igitinyiro n'igikundiro byawe bigaragara aha utugirire neza dusenge gahunda zose ziri bubeho umugisha n'amahoro mbere hano muri iri teraniro kandi buri muntu wese azamurwe ave ku rwego yari ariho ajya ku rundi rwo kuba mwaye amavuta nagushimye ko tugiriye neza n'ubihere mu cyubahiro nta ndwara dushaka hano nta bibazo nta miruho nta marira nta maganya aha hantu turashaka umunezero kandi iri ni itangira ry'umunezero wacu urakoze ndagushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe bisabye Imana data mu izina rya Yesu amen haleluya haleluya muri Kristo nta muyuda nta mugereki amen niyo mpamvu muri kumbona hano dore Imana icyubahiro nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko
kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana, ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo murokore, niko Uwiteka avuga. Amen. Uwiteka ahera arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati ishyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ubuse hari ikindi twavuga? Someni mu icumi. Dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abantu, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Imana ishimwe cyane. Turi gutegurira ijambo ry'Imana tugiye kugezwaho n'umukozi w'Imana. Ni amagambo ari muri Yeremiya igice cya mbere twagiye ku murongo wa 5. Imana ibwira Yeremiya ko yamumenye akiri urusoro. Amina. Urusoro ngira ngo banza hari umuntu bubabwa yasamye, Imana igahita imumenya, ikamukurura hazaza he, ikabona yuko azaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Hanyuma ngo Yeremiya yireba ukuntu ameze, aravuga ati ibintu ntabwo byakunda, ukuntu umeze sinzi kuvuga, ndi umwana, abantu bashobora kumpinga. Imana yavuga ariko n'ubundi ntabwo uzajya kuvuga ibyo, uzajya kuvuga ibyo nashyize mu kanwa kawe. Amina. Yesu ashimwe cyane. Bishop, reka tubaha akanya, tubahaye karibu kugira ngo mutugezeho ijambo ry'uyu munsi. Haleluya. Niho munsi udasanzwe umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ni umunsi Uwiteka yaturemeye. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo bigende gute? Tunezerwe, twishime. Iminsi yose ntabwo ingana, hari umunsi uruta indi yose. Natwe uyu munsi cyane cyane ubuzima bwa Janet ni umunsi udasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Ni umunsi udasanzwe, ariko natwe kuri twe twese ni umunsi udasanzwe. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubaho ni Kristo. Amen. Ngo ndetse no gupfa ni inyungu, ariko ntabwo ari kuri buri wese. Ngo ni inyungu ku mukristo wese, nanone ntabwo ari kuri mukristo wese. Umukristo wese umeze gute? Ukuri. Amen. Kuba uri umukristo ntabwo bivuga ko uri umukristo w'ukuri. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo abo namenye kera, abo ngo yarabahamagaye. Yesu ashimye cyane. Abo yamenye kuva kera yarabahamagaye. Muri abo ngabo yahamagaye ngo Imana Yesu Kristo ngo yongera nanone aratora. Ntabwo byari bihagije ngo nanone mubo yatoranyije yongera arobanuramo abandi, arabiyegereza. Yesu ashimye cyane. Haleluya.
Yesu yamufashe umwanya kugira ngo abashe kurobanura, abashe kwiyegereza. Ni nayo mpamvu ubuzima bwacu bwa buri munsi, ibyo tubamo, ibyo ducamo, ibyo dukora, ntabwo ari twe. Hari umugambi uba warashyiriweho, hari inzira nyakuri Imana iba yarashyizeho. Imana yavuze ngo yaratoranije. Uyu munsi turi muri uyu muhamagaro, ariko cyane cyane kuko yatoranyije Jeannette. Hari abo yahamagaye, abandi mu yahamagaye yabegereza, ariko nanone iratoranya. Amen. Muri abo abangaba noneho reka mbiyegereze kugira ngo barusheho kumenya ibyo abandi batabasha kumenya. Impamvu yatumye abiyegereza kwari ukugira ngo bamenye ubwiru bw'Imana, ibyo abandi batamenye bo babimenye. Amen. Ibyo abandi batasobanukiwe bo babisobanukiwe. Amen. Ibyo abandi batabona bo babibone. Amen. Ibyo abandi batumva bo babyumva. Amen. Kandi si ukubyumva gusa. Hari igihe abantu bumva bakumva byose, ariko iyo Imana yaguhamagaye iguha kumva ibyo ishaka ko wumva. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Iyo yaguhamagaye iguha amatwi, ikaguha no kumva ibyo ishaka ko wumva. Amen. Iguha umunwa kugira ngo uvuge ibyo ishaka ko uvuga. Amen. Iguha amaso kugira ngo urebe ibyo ishaka ko. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Uyu ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi Imana iraguhamagara kugira ngo ubone ibyo ishaka ko ubona, wumve ibyo ishaka ko wumva, Yego. nanone uvuge ibyo ishaka ko uvuga. Yego. Tuvuga byinshi, ariko byose si uko Uwiteka yabitegetse ngo tubivuge. Niyo mpamvu iyo umuntu avuze amagambo menshi haba harimo risike yo kubeshya, ariko iyo uvuze make uba wirinze kubeshya. Ubwo rero uyu munsi ni umunsi ukomeye, ni umunsi utoroshye, ni umunsi uremereye, ni umunsi udasanzwe kuko Uwiteka ni we hejuru yacu twese. Rero turashima Imana. Amen. Turashima Imana. Amen. Uyu munsi Imana yari izi yuko ziriya ntumwa zose kuko yazitoranyije, yari izi icyo zizakora. Ni nayo mpamvu yazifashe iziha umwanya mwiza uhagije, umwanya w'agaciro. Iraziyegereza kugira ngo zikore ibyo umwami nyir'umurimo ashaka kuzikora. Impamvu yatumye zihamagara ni uko ibisarurwa ari byinshi kandi abasaruzi ni bake. Noneho n'iki gihe Yesu ajya guhamagara intumwa nta basaruzi bari bahari. Izi ntumwa nibo basaruzi Yesu yarahereyeho gusarura wenyine, kuko ibisarurwa ari byinshi. Kandi nanone kugira ngo uzasarure nuko nibuze waba warize n'uburyo basarura. Niyo mpamvu yabanje kubatoza kugira ngo igihe nikigera batange
batangire basarura. Nta muntu usarura ibyo atari. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kubiba kugira ngo tuzabone dusarura. Usarura atabibye ni umujura. Ariko umusaruzi wese aba yarabibye kugira ngo asarure ibyo yabibye. Amen. Umukozi w'Imana wese ni umubiri. Abiba mu buryo bw'umwuka, abiba mu buryo bw'umubiri, kandi yanasaruye asarura mu buryo bw'umubiri, asarura mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu Pawulo mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere ibice 9 yabwiye abakristo b'itorero ry'i Korinto arababwira ngo ntimuzi ko bafite uburenganzira niba ababibyemo iby'umwuka, natwe tugomba kubasaruramo iby'umubiri. Ariko muri ko ububasha ntabwo ndabukoresha. Hari igihe tutabukoresha kuko tuba tureba ko ibintu bitameze neza. Niyo mpamvu muri iyi minsi abashumba benshi ntabwo basaba amaturo, kuko nta by'umwuka barimo batanga kugira ngo baje gusarura iby'umubiri. Pawulo yari afite ubwenge kandi yagira ngo ahugure. Reka twakire Bishop Missionnaire Muvandimwe Gilbert. Nyakubahwa Bishop, mu byubahiro byanyu muhaguruke musuhuze iri teraniro. Hallelujah. Arakoze cyane ngo mvuge ijambo ry'uyu munsi, ariko si ryo nahereyeho kuko ntabwo twari gutangira ijambo ry'uyu munsi Bishop atarahagera. Ndagira ngo usubize umuyobozi wa gahunda microphone, hanyuma aze kutwakira, wenda yashyiraho indirimbo, hanyuma aze kutwakira noneho dutangire neza. Amen. Ngira ngo iryari ijambo ryo kugira ngo dukanguke twumve ko hatari muri hoteli ahubwo ari mu nzu y'Imana. Siko bimeze? Tutari kubona pisine hariya umuntu akagira ngo hano hahindutse, kandi koko hahindutse. Reka mbasabe mwese mwigire ejuru. Muri hangana ni nk'imyitozo. Harashyushye bagira ngo muhaguruke gahusije kazi. Siko bimeze? Aba yasengeye muri kiliziya imwe itunganye ishingiye ku ntumwa, hari ukuntu bajya bavuga ngo buri muntu wese nahereze amahoro ya Kristo mugenzi we. Suhuza mugenzi wawe umwifurize ikaze mu nzu y'Imana. Mwifurizanye amahoro y'Imana rwose muhoberane. Murakoze cyane. Reka mbasabe rero twicare, tugiye kwakirana. Haleluya. Jewe ngiye kubikora mu buryo bwanjye. Ubwo ngubwo abayobozi b'itorero nabo baraza kubikora mu buryo bwabo. Reka sabe abantu bafitanye isano n'amaraso, isano y'amaraso ya misiyoneri Janet, batera ibiganza tubakire. Isano y'amaraso, yaba ari mama, yaba ari mukuru wanjye, yaba ari nyir'usenge, yaba abo bantu batera ibiganza. Arasabye ngo bahaguruke n'abandi babarebe. Kugira ngo mwababonye, ikigaragara cyo batari umusaza hariya, murumuna we, kaka, umukobwa we n'abandi bose. Ni karibu. Abazimyamuriro murabazi? Mu Kinyarwanda murabazi? Abantu b'abazimyamuriro bo kwa misiyoneri Janet. Ubwo ni babandi batuye muri karitsiye hahandi cy'abajura. Nanjye
igitangaza rero ni abatuye Cyabazwa ngaba abo bita abazimyamuriro b'umuryango wa Janet. Imana ibahumugisha na Pastor Muvunyi arimo kwicara. Iri guhinkwavu abo nabo biyumvise abari aha ngaha nimwigerejwe muri Partners Neza. Yemeze nka jokeri rero Cyabazwa narindi yo none ndahari. Aba ni abantu bakorana na missionnaire Mama Janet muri Partners Neza guhinkwavu. Mwakoze kuza mukaribu. Abantu bari muri groupe y'abanyamasengesho. Groupe y'abanyamasengesho abazimyamuriro. Abacana muriro. Okay. Okay. Aba ni abacana muriro bahora ku gicana. Imana ibahumugisha cyane. Amen. Aha. Kwakira abo ngabo banje mu mutwe gutyo. Mwanyemerera hari umuntu umwe wigeze abwiriza ahantu mu bukwe akavuga ati ngewe iyo dutungutse ahantu habayemo ubukwe bakavuga bati abanyakigali nimuze mwicara. Atako kantu mara akantu k'ishema ku buryo nabiherereza Imana icyubahiro bavuga bati abantu baturutse i Kigali. Noneho rero abaturutse i Kigali n'inshuti ya misiyoneri abo bantu nabo turabashaka pe. Abaturutse i Kigali abanyakigali batuye i Kigali rwose mwabona kuri abanyakigali rwose nimumfashe nakiriye abantu hano nka MC umuhuza w'amagambo. Nimwakira abantu mu buryo bw'itorero. Murakoze cyane. Duhereze Imana icyubahiro bwa Janet. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mpagurutse mu mwanya wo kugira ngo twakire abantu mu mwanya mwiza cyatugiye kwakira abakozi b'Imana. Haleluya. Nabonye turi buze kugira ibihe byiza. Mufate mu kiganza babwire ngo uyu munsi amavuta mukorere mu izina rya Yesu. Kandi utabimubwira uraba uri kumurwanya. Ongera mubwire ngo amavuta mukorere mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi ibintu bigiye kugira gute? Bigiye guhinduka. Bigiye guhinduka mu izina rya Yesu. Ngewe nshingiye ukuntu Janet Musi aya mavuta arayakwiriye ndetse ahubwo yari yaranatinze. Yaratinze rwose. Komera Imana amashyi twakira umusaza Museke. Agihagurutse Museke uyu ni umugabo twabanye kandi ugereka mu bwe n'ujya ubona umuntu afite ikintu bita uruhara ujya umenya ko habanje amasoso. Nubona nambaye iyi kanzu ujya umenya ko habanje ikabutura. Turashimira Imana ivutsa n'umuntu ku cyavu ikamwitwa n'ibiki ibikomamo. Haleluya. Ndagira ngo ibintu tubitware nk'umwuka. Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburiye iki ndibye imirimo yawe. Ndakanga ndashimira Imana ko twese aha nta mukuru udafite mukuru we. Kandi biravuga ko wavukira i Kigali ariko hari icyaro uva ko byagenda kose. Turashimira uko turi abavukiye i Kigali ni bake ariko twese tuva mu cyaro. Kandi haleluya. Nubwo dukunda i Kigali ariko ba mama batuye he? Batuye mu cyaro. Turashimira Imana yaba waturutse mu cyaro yaba waturutse i Kigali yaba usenga n'udasenga kubw'izina ry'Imana duhabwa icyubahiro. Dushimiye Imana rero twakira umusaza bita Miseke. Uyu mugabo afite amateka meza.
buke napfa ntabwo bazampa ijambo, ariko uyu munsi arifite. Uyu mugabo yasenze Imana, niwe mugabo wa mbere mu Rwanda wafashe amafaranga y'ibibabi by'inturusi. Ongeraho ka mikoro twishyuye, ongeraho cyane bijyanye n'amafaranga twatanze. Uyu mugabo yasenze Imana, afata ibibabi by'inturusi arasenga ngo mu minsi mike y'Imana bihindura amafaranga. Natambuka yicaye muri izi ntebe z'abakozi b'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari iyindi mikoro kuko tugiye kwakirana, dutangire umuhango turye dutahe. Mumere mikoro aze mu ntebe z'abakozi b'Imana, nawe apepere itorero abibwira mu izina rya Yesu. Tuzababanaho kandi muzaca nta joro ridaca, wowe ceceke hewe ubihorere ntacyo bazagutwara we, kandi yakaremye ntabwo ariyo ikamena. Ntuzisobanure, niwisobanura uzaba wihemukiye. Iyo aguhamagaye izagusobanura, bose babireba. Umudugudu uzabimenya, akagari kazabimenya, umurenge uzabimenya, akarere kazabimenya, urwego rw'igihugu we ntabwo mubayeho umugambi w'ababuwe, umugambi we ayo mashini ari mu matora tubayeho umugambi w'abantu, aho tubayeho umugambi w'Imana. Mama njye umuseke utambitse, data gita miseke. Iwacu haza umuzungu witwa Savenya, ni mu bakuru ko atari rw'inkwavu. Umuhungu we bamwita Jean Pierre, hanyuma mpita batizwa Jean Pierre, hitanwa n'umuzungu. Haleluya. Namenye gusoma no kwandika ntarigeze niga na A. Hanyuma ibyo ngibyo Bishop ngendumiwe natangaye nitegereza niwe. Rero kamabwira mujye mureka abantu babavuge. Kandi mu bantu baba baravuze nawe uri mu nagende. Haleluya! Dushimira Imana iyo bapaze imirimo myiza, nubwo bakuvuga ibibi, ibyiza izasibanganya. Iya mbere yabaye bibi kandi bisibagirana, takazabiri muri gipayo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, iburyo bwishije za muri cyubahiro. Shisha. Haleluya. Mucunguze abana b'abakobwa barindwi n'umuhungu umwe n'abasore 12. Yakiriwe muri 76. Kandi numva nzarana imyaka myinshi. Nabaze ibintu miliyoni 25 nikabura ngeze ku kibuga cy'indege. Nibyo bwa Bishop yababwiraga. Hanyuma urwego hari amanima Imana ishobora kuzamura kugeza ku rwego rundi. Ndarutegereje, mfite amasezerano arenga miliyari. Hanyuma rero ndacyabikomeje, shimira Imana nageze hano. Mbese ikintu cyose gitangaza, hari ukize gitangaza. Siko muzi Sikumye ku muri wa Nasho ahantu bita kuri Cordon de Militaire. Umusirikare wese wambaye iya myenda gisirikare niho banza, aho niho ndiri. Yesu abantu aduhanuza. Amen. Bakanumira muri ADPR nkajya kuvuga Imana. Twataha azi kwakira abashitsi, azi kugura inyama rwose, aratwakira turya inyama. Uriya mugabo w'igezeho n'icyambere urya ni inyama. Reka nawe atamuka imbere, nawe yicare hano imbere
nugera igahina urwaye uzavuga utari umukozi w'Imana ndi gushaka. Suhuza abantu nababwira amazina yawe. Yesu ashimwe. Nk'uko barababwiye nitwa Karuranga Pitego, iwacu igahini ariko huye ikayutse. Yesu umugisha. Imana imuhe Uwiteka ashimwe, nicyo gituma umutima wanjye utazatuza na gato, ntazareka ubugingo bwanjye ngo buzimire burundu. Ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye, yuko n'ibisigaye byose aza kubikora. Tuzamuye amaboko kwa Yesu. Dushimira Imana yakoze ibi. Amazina nitwa Mugisha Claude, bago barazana madame. barazana madame. Ndashima Imana ko ageze aha hantu. Mami Janet, Imana imurisha. Uriya ni mami wanjye niwe wanshingiye na madamu naze hano. Bavuze abana abantu bo mu maraso ndavuga n'impaguruka, hari abantu bari buvuge buriya ntitumuzi ariko njye ntabwo nabuze barashyira mu buhe rusange. Ni mami wanjye niwe wanshingiye. Shimye Imana rero, amazina ni Mugisha Claude, mfite madamu Papa Kariza ariko banyita izina ry'Umugisha. Mu rugo rero ni Kayonza. Ni amateka maremare ndashimana ku bwa Bishop, tuziranye amateka menshi, nanjye navuze ngo Imana hari ahantu ikura nahirishyira umuntu. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kwihutisha, reka nta mukozi Imana wahaguruke guha mikoro dusuhuza uwo ugezeho. Amazina ni Karuranga David, nanjye mu rugo ni Kabarondo, uriya ni umuturanyi, umuvugabutumwa ku hano muri Kigali. Imana ibahe amashyi maze ko kwemera na mama wawe ukagira ngo tukabona ibintu arimo agize gute nawe arabyemera. Musuhuza abantu b'Imana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nanjye ndishimye cyane kuri uyu munsi, ndanezerewe cyane. Imana ibane natwe muri byose. Amen. Amen. Imana ibahe iki? Uyu nguyu w'imbere niwe mama wanjye, uyu nguyu yahanuye kuva kuri 40. Uyu munsi akihanura ni imbaraga zibiri byose bigira aho bigize gute, bigira aho bituruka. Imana ishimwe. Uriya mama wanjye igeze kuduhanura tubwira ngo igeze kugira kwizera turaye, aravuga ati Imana wambabariye ukaduha ibiryo ijoro. Hari kuri Noheli. Imana itase ko mumajije kwirabira vaye tujye kwizera ndi burki aratuka tuvuga turi abahungu 9. Urumva abahungu 9 ukuntu barya, hari umunsi kurya ikiro cy'ubugari, ahubwo mama afite ndetse. Urumva amasahani 9 na papa wa 10 n'umukobwa umwe we mama wa 10 n'ubu. Turashimira Imana ko ari Imana izi kureba. Hari umuhungu wa kabiri nawe ngiyo atari inyama 5 ntabwo wamwenyamagirira gazeme kandi twakoze ikiro cy'inyama. Ndashimira Imana ko nanjye yaneze nkagira gute nkakura. Ndashimira Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Musuga arasenga tugeze ku saa 3 za nijoro, Imana iramubwira ngo reka nze mbagaburire. Hacaho umuntu avuye ku ifamu ye ngo yikoreye inyama nyinshi, ngarama kwa munyaneza we ngo mwaje mu kwifatira inyama ko zananiye ku igare. Saa 3 saa 7 twe tumaze kurya, Imana itugaburiye. Dufite ikimenyetso kirenga 2 yuko Imana yagutera. Ngewe yajyaga dufata akadusengera kubera ko ngewe nari ndi umunebwe. Ubu murebe ukunze kuvuga nta kibazo kinashoboye, akabasengera ngo
wowe uzaba iki, wowe uzabe meya, yangiraho kuri njyewe rero utazi no kotsa ikigori akandeba ese ntiyawe umunyonzi uyazaba ikigo abuze ikintu yagatira bagatereka ibyo nkora nanjye ndahanura mwana wawe nawe uzahanura niko yandi niwe munani yagize gute yampaye abatuko wowe rero ndahanura nawe uzagira gute uzahanura bihita bigira gute biranyuka. Turashimira Imana rero nawe aho ari, Imana imuha umugisha kandi nawe aho yicaye akareba umwana ungana gutya sibyo akaba ahagaze imbere nawe izina ry'Imana rigira gute rihabwe icyubahiro kubwe kandi Imana imuha umugisha bwo kurera neza kandi natwe tubaha. Ndashimira na mama ko kuba umugore nabyo ni igitangaza. Amen. Imana ishimwe cyane ko yamaye iki umugore. Tugiye kwakira rero twihuse tugize vuba vuba rero. Haleluya. Aha hantu hari abantu bakomeye. Aha ngaha hari umuntu ugiye kutubwira ijambo ry'Imana. Aturutse mu gihugu cy'ahantu bita mu Buhinde. Kandi n'ujye wumva umuntu aturutse hanze bikomera Imana amashyi. Ntabwo bataragize. Reka ahaguruke nawe atwibwire mu izina rya Yesu guturuka mu Buhinde. Haleluya. Iyo barusura mu Gihinde ho gatoya niyo yaba ari umuntu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubakire mu izina rya nde? Rya Yesu Kristo. Imana igire gute iba. Ugira basubize mu izina rya Yesu. Amen. Ni umugabo ukunda kugira gute gusenga no gusetsa kandi mu Pastor Muvugi niwe wanjyanye kwa Jeannette bwa mbere, niwe wanzanye bwa mbere ishije nawe Imana ihabwa icyubahiro kubwe kandi Imana iguha umugisha ikorere ijisho ryiza kandi uzagere kure mu izina rya nde rya uyu mama akunda umwana we cyane. Amen. Tuke kuhereza Imana icyubahiro. Uyu mama akunda umwana agaguruka nkawe wamubyaye. Ndamushima mu izina rya Yesu kuko siwe wikoresheje nanjye si imbaraga zanjye ariko yambereye umwana mwiza kuva akiri muto ajya mu mashuri ariga yarangije nta muyobozi w'ishuri umpamagaye arakomeza akorera Imana byari mu mutima we ntabwo yakundaga kuvuga ibintu byinshi ariko ukabona aritonda arumvira kugeza kuri uyu munsi aho Imana yemeye kumurobanura ndabishimira cyane. Amen. Namwe kandi abayobozi be ndabashimiye mwarakoze kumuyobora inzira y'Imana. Imana rero ikomeze imuteze imbere kuko hari igihe kirekire hari n'urugendo rurerure ariko azajya yizera Imana ayikomereho izamujya imbere izamuyobora izamukorera ibyiza byose ahataringaniye mwana wanjye akuringaniye imisozi ya biruhanya izaba iri imbere yawe izayinyura mu cyaro kandi iyo wikomeje ku Mana Imana iraguherekeza Imana iragufasha Imana iyo uyisenga ukunda kuyisenga igukorera byose. Amen. Kuko byose biva mu gusenga. Sina wamwongereye ukabwira abantu Akazina twamwitaga njyaga namubyaye harapfuye umuhungu ubanza noneho tumwita Umuhoza. Mu mikurire rero dushyiraho ngo w'imico myiza byahebuje w'imico myiza byahebuje ugihagaze reka umva w'imico myiza kugira ngo ubyare umwana nanjye ubwanjye mama ntabwo yavuga ko nitwa byahebuje umuntu akurusha ujya wemera kugira ngo ubyare umwana
ubone ko yitwa Mico Myiza, ukongeraho uturira n'ameza yitwa Byande. Njye narigize ngo ntibyabuze wamukiraho, none byagize gute? Ntabwo wabyumvise kuramira mu Mana umwami wacu. Icya kabiri mbasubiyeho gukomeza urukundo Imana yaguhaye. Icya gatatu mpaturiyeho kuzabona abuzukuru n'abuzukuruza. Amen. Rekeraho Baba. Imana imuha iki? Ubuhanuzi bwa mbere buvuye kuri mama wawe wabwakiriye mu izina rya nde? Ariko ikintu kinejeje, nagera ahantu hari imisozi izahita ihinduka iki? Ntuzabyibagirwe. Tugiye kwakira imfura ya Jageti. Mama wawe umuzi ute? Nk'umuntu ukubyara. Vuga amazina. Nitwa Uwase Bagisha Kiesi. Ndishimye cyane ko bateye ino ntambwe. Ni ibintu birenze cyane. Birenze. Umugabo arabikwiye? Arabikwiye cyane. Cyane? Ubona abikwiye? Yego arabikwiye. Imana igire gute? Imuha umugisha. Heza na mikoro umubyeyi nawe adusuhuza atwibwire neza. Nshimira Imana y'amaboko magari ikora ibintu abantu batakora. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yaratubwiye n'umukuru wanjye atubwira ngo mwavukana? Twavukana. Mu nda? Yego. Aratubwira nyine ngo afite uyu munsi nanjye ndakijijwe umukozi w'Imana. Nishimiye ko hari intambwe mu muryango wacu itewe. Twumva dushimiye Imana nyine ko ikoze icyo kintu, izina ryayo rishyirwe hejuru. Hanyuma nyine arabikwiye. Arabikwiye? Yego. Uko wakuze ukubona wabonaga azaba umukozi w'Imana? Yego, kuva kera nakuze mbona akunda gusenga. Akunda gusenga? Yego. Bivuge ko yagize gute? Arabikwiye. Arabikwiye. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Reka twakire Profete Jean nawe adusuhuze mu izina rya Yesu. Reka tubanze tuzamure Yesu icyubahiro. Haleluya. Amen. Ibi bintu ni umunezero. Reka babwire, umwe yaravuze ngo nyiri maso yerekwa bice ibindi akirebera. Amen. Gira mugenzi ngo nushaka utangira urebe. Ongera umubwire kano kantu. Haleluya. Amen. Ubwira aka kantu ubwira ngo nutihuza n'ibi birere birakureba. Niyo mpamvu uzabona Amen. Ubundi icyo utindanye nacyo usa nacyo. Iyo utindanye n'abantu bakomeye nawe urakomeye. Ibi bintu nushaka ubyumve. Haleluya. Ubu niyo mpamvu uyu mugabo papa misiyoneri isaha yose ngomba kuba ndi kumwe nawe. Amen. Niko kuri. Ubu aragenda arenga nanjye ngira gute? Yinguka. Amen. Amen. Imana yacu tugire neza. Uyu mugabo niguje nawe atangiye kujya mu ndege nanjye mwomaho. Ngira gute? Ndatangira ndazijyamo kubera iki nari nihuje n'ukomeye. Uyu munsi nutihuza n'ibi birere uragira ngo hari iki Imana itagukoreye. Imana amahoro ibaha umugisha. Amen. Uyu mugabo nawe isogonda rimwe, uyu mugabo namujyanye mu ndege aba yihaye kujya muri tuwarete zabo, ageze y'abakinga aheraho. Imana ikura abantu kure, ahera akavuga ati ko ni hafi y'ipine biragenda biteko yashizemo agapata birakingika. Barareka babwira kutiga Mana niyo ndwara mbi ku isi,
ahantu handitse ngo pushi ni umukanda, ariko akavuga ati nakanda nkamanura indege. ndashimye imana ko atamanuye indege kabisa. noneho agakomanga akagira gare uri kubyuka, abazungu batonda inyuma y'umudugudu bariko baratonda batari ko urimo byagenze basanga ahagaze. sinzi ukuntu protokole wo mu ndege n'agapata ageze gutya nasunika, ati se ko waheze? ati ninabuza aho ngira gute, ninabuza aho nkanda ngo nsohoke. ati kandi agapata ari ngaho kamwe, ati no bwa mbere simubeshye gize gute. ubwo ni mu gihugu kimwe, turongera tujya mu kindi gihugu cya Cameroon ndamutwara, baduseriva ibiryo yanga kurya ngo batamwishyuza. murokore kutafashe igiteka n'amagaze nawe, uhagaze nabi se itike yawe ifatane n'ibiryo ware ese burya ngo yanze kurya ngo batamwishyuza muki. kandi n'ubundi ariko ndashimira Imana amaje kugira gute, amaje kubimenyera. izina ry'Imana rihabwa iki? icyo gihe ngira ngo no mu mubare w'abari bicaye mu ndege sinari ikibarwa, nari nihereye mu bwiherero. ndashimira Imana ko uyu munsi wenda turatinda ariko ntituri bwongere gutinda, ariko uyu munsi Imana igusiga amavuta y'ibyishimo. uyu munsi Imana nawe gusiga amavuta y'ibyishimo, aho bitashoboka bitangire gusohoka, aho bitakunda bitangire gukunda. abatazi kuzaho babona utangiye kubaho, abatazi kuzashaka bajya muri mariage yawe, abazi kutagira amafaranga babona ugiye kuri banke beka, abatazi ko wakambara utangiye kwambara, abatazi ko wakurira indege utangiye kuyubona, bakaza agaciro kawe bakabona mu izina ryawe cyangwa tukabwira umunsi bimenyekane ko mu ijuru hari iki. arizo dusuhuza gucura kwa Jeanette, se gucura ari kumenya Imana kwakira gucura ntabwo bikwiye. ubona bikwiye cyane nawe nibona bikwiye. Imana igira gute, ishimwe. aba ni abatangabuhamya kandi beza. haleluya, haleluya, haleluya. burya biriya abantu ubwenge bugirwa n'abasaza, umenya bukagirwa n'abaramo imyaka myinshi. Imana ishimwe. Imana ijuru n'isi ibe muri biterane. amen. muraho neza. muraho. ndashimira Imana. itorero ryose muraho. n'abakunzi. ariko umuntu wese agira Grace. nitwa Munyangabe. uyu mwana yamukiye i Rwanda, umwana wacu. ntabwo itorero ryibeshye. Perez ntabwo twibeshye. umuntu wese agira Grace. genda umudivantiste. uyu mwana se na sekuru umurongo agiyemo abamo niwo sekuru yabayemo, ni nawo muganga mwahoze muvuga akomokamo. mwavuze rero ibyo mwavuze byagiye byubaka bingwa ku mutima kandi mwumva ni byiza. ariko ngashaka ko umuntu agira Grace, numva agashaka kubamenya, nkamenya izina
ryanyu n'uwambaza nkarivuga kuvuga ibyiza byo nabonye byatwara agace k'umunsi. Mukomeze iyo nza gutaha mutanyemereye ngo mvuge nari gutaha mbabaye kuko ntabwo mwari muzi abicaye hano n'ubundi biragoye mutatuzi mwese twese, ariko mu mutima wanjye igiti cyanjye nabashimye pe kandi nzabashimye. hari abavuze ati dore none ni umunsi wo kwemererwamo, ni umunsi wo gukirizwamo, ni umunsi Imana itabeshya kandi ntiyibeshye iba yarashyizeho ku bwenge bwayo, ku buntu bwayo, ku neza yayo, itoranya abafite akamaro babagira neza nka Janete. Ubu muzishima nuko mubona ari mwitangiriro, ariko ntibyari byagera igihe ngo murebe, muzabireba n'amaso. Umwana wacu mpambaje umugisha w'Imana. Amen. Amen. Uzakomeze mu ishuri ndabizi kuko aho yigiraga nari imana iruhande rwawe muri mirimo yanjye, ariko nawe akiga. Ntuzagire ugute mu murimo w'Imana, ujye ukora uzi yuko ibyo ukora atari iby'ubusa, ahubwo ufite indi ngororano utahabwa n'umuntu wese muri twebwe ikomeye. Reka rero kuba muremure cyane, ndabashimiye, nabakunze, ndabakunda, nzabakunda, ariko mubwire uko mwitwa kugira ngo hari Adventiste, hari EAR, hari ADPR, hari twebwe ni Église des missionnaires. Église des missionnaires. Église des missionnaires. Bishaka kuvuga itoro ry'abamisiyoneri. Itoro ry'abamisiyoneri ritarobanura, ribwiriza ubutumwa mu Badiventiste, mu Bisilamu, ku isi hose. Ni misiyoneri international. Yaba ari muri ADPR, yaba ari umudiventiste, akaba ari umumisiyoneri ubushinzwe kubwiriza ubutumwa mu Rwanda ndetse no n'inyuma no mu mahanga. Imana ibakomeze kandi ibatize imbaraga mu bikore bifite umumaro. Amen. Muzehe arabyemeye kandi bifite iki? Bifite umumaro. Twebwe tubwiriza cyane ko misiyoneri we nta nubwo baranemerewe no kubwiriza inaha. Misiyoneri ntabwo yemerewe kubwiriza inaha mu gihugu agira gute? Atura. Misiyoneri aragenda nk'ubu mwanya majije kurira indege inshuro 82. Hari aho ngera nyigisha ku itabi, kuva ku itabi ni iki? Misiyoneri ugomba kuba umudogiteri, dogiteri mu mutwe buri kintu cyose. Hari aho ngera nyigisha kuri sida, nkabihuza n'ijambo ry'Imana, ariko ndwanya iki? Ndwanya sida. Aho ngera ngasanga hari itabi, mwigisha ijambo ry'Imana, ariko nkarwanya itabi mu ijambo ry'iki? Ry'Imana. Muri Cameroon twabigishije guhinga akarima k'igikoni. Iyo nayo ni misiyoneri. Nta misiyoneri kugira ngo ni ukwica. Indege zihoramo bakagira ngo uri umucuruzi, ni uguhaguruka ukagenda. Nk'ubu ngiye kujya mu Buhinde, nta Gihinde nzi, ariko nigerayo Imana izagira gute? Izigaragaza. Nageze muri Mozambique bwa mbere, nsanga ngo gushimira ngo ni obrigado. Aba ariko kandi ugeze ku kigo cy'indege ngira ngo obrigado, barabaza batugiye he? Ni obrigado. Uri mukwakire nini? Ariko obrigado. Bati uyu muntu uri gushimira buri kimwe cyose, uri umuvugabutumwa si obrigado. Aravuga ati rero nitukomeza muri ibyo turi butinde, reka tumuterere twakira abandi.
baraganira gutembananye akawugura gato konyine nugenda imana izabana nawe niwicara izicara nuhaguruka muzajyana nutera intambwe rumva izaguherekeza ntukire ubwoba naho nageze bagaburira amashu ukwezi nahamaze bamaye amashu nibyo bigiye bati amashu nakawuka ndagenda ndatukura ariko mpavuga ubutumwa abantu 9 bahita batwita amata ariko nuzwe n'iki n'amashu kandi nanjye hari mu Rwanda sinyaheruka ariko ngeze nsanga ni amashu hari aho uzagera uhasanga amashu ntuzabaze ifite kuko nawe ntazahurera ni umurimo ugoye ariko Imana igibana natwe mu izina rya Yesu. Shimira Imana rero kugiye kwakira umuntu mukuru aha ngaha bita Tedeti ari we nyir'ibirori ari we ugiye kudusuhuza agahaguruka mukomera Imana amashyi akadusuhuza akatwibwira mu izina rya Yesu. Mugaragaro amahanga bireba nabikoze ku mugaragaro amahanga bireba yasuye Lazaro amahanga bireba abikoze ku mugaragaro amahanga bireba yabikoze ku mugaragaro amahanga bireba ayo mashyi n'intare kugira ngo uyu munsi tuwunezererwemo. Imana yacu nihimbazwe. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba muri iri teraniro. Imana yagize neza kubona ko ndi uwo kwizerwa ikantoranya. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Mwikirize rwose. Mwikirize cyane. Amen. Kandi muzamura amaboko. Haleluya. Amen. Ndanezerewe rero kubabona muri imbere yanjye mwaje kunshyigikira. Ubwo nimvuga imbere n'abahangaha mwiyumvemo na Bishop yiyumvemo n'aba bakozi b'Imana mwese ndumva mbashimiye cyane. Imana yacu ihimbaza. Rero nitwa Jeannette Umuhoza nk'uko babivuze. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Ni jyewe mukandida w'uyu munsi. Amen. Nyakubahwa Bishop twasuye niwe mukandida tega umutwe kwa nta wundi niwe muganga w'abadamu ntabura nakomeye tega umutwe no batrati wowe nizi n'igisirikare tega umutwe no abana bose ko barangiye hanyuma ibyo byahoze amatete subagisha abantu nta kandi kana bakita n'akana gasigaye bajya kumubati karahari kari mu ishyamba mwirukane mukaza kageze baramutungura ntiyose ntiyiborosheje iwanyu baragushaka ahita asuka ameze ahageze badetega umutwe arawutega amavuta ahita agira gute ahita aseze abamugezeho ati ko mumenyeho amavuta habaye iki ati baye umwana reka mubwire icyawe kizagutungura mu izina rya Yesu. Habaye iki ko mumenyeho amavuta ati ubaye umwana umva agashyari ugira ngo mbabwire nimba hari ikintu giteye ubwoba ni ukujya ku biryo utakotejeho ujye warura neza amafiriti izinkoko izina ati komeza unyureho ntiyakoteje naza amahema yaturutse naho babandi bishize imbere nibo bari babiteguye kubera ko Imana yamuteguriye kera. Haleluya. Ibyacu Imana yabiteguye kera
tugiye kuba misiyoneri. Imana yabiteguye kera. Imana ribizi kuri misiyoneri kera kayabaho. Imana ribizi kuzabaho. Haleluya. Imana ribizi kuzabaho. Agahungu ati none bigende bite? Ngo Dawidi ngagiye kwarura ibiryo, ngabona abahungu bari kumureba ikijisho. Yagira ku nyama agashyiraho ebyiri. Uwatanze amafaranga ati nk'ubwo ko mwizi yamaze agaciro kazo. Aza aho zigeze. Ngo Dawidi ngarebe ikijisho barimo baramureba. Ngo aravuga ngo urumva ntunganirije neza. Mu maso y'ikira. Mu maso y'abanzi. Arakomeza araho. Ati bamureba ikijisho ati ntunganirije neza. Mu maso y'ikira. Arakomeza baramureba nabi. Ucitseho. Ucitseho. Ucitseho amavuta igikombe kigira gute? Akomeje gufata fanta. Urabizi ko basoreza kuri fanta. Abona ikijisho kiracyareba nabi. Ndagira ngo mubwire ngo naho bitabimbereye nzabikuriramo. Naho bitakubera uzabikuriramo. Kandi nawagera kuri atatangiye. Uzabikurira. Niyo bitamwiriye ndeka nzabikurira. Nzabikurira. Niyo nawe ntazi icyongereza iremera barakigisha. Nzakiga nzakimenya. Mfite amaboko abiri ntacyo ntazageraho mu izina ryawe. Haleluya. Hari aho yageze ngo kandi urumva kujyana iruhande rw'abantu bize gutera. Bivuga ngo Imana iyo imuhamagaye ntabwo wicara mu mwanya w'abantu bereje bamutandukanyije n'inyuma. Ujyana iruhande rw'abantu bize gutera. Yicaye imbere no kurya kandi ubu niwe niwe urabimburira ibirori. Uriya nawe ukajya imbere byagukora. None wajya kuri bifu ukava kuri ukabanza ukava kubyagize bite? Wakubaza ko ibyo biryo wawe wabisobanura. Ariko uyu munsi Jeannette musize uruhande rw'abakize gutera adasura. Haleluya. Ariho nabwo uteka niwe mungeri wanjye sinzagira gutera. Sinzakena. Aravuga ngo mwandeba nabe mwavuga mutavuga sinzagira gutera. Uwe mavuta agezeho ntakena. Uwo mavuta ariho nasubizwa inyuma. Ayo mavuta kuriho wamwigiye hose amawodiyanse. Ntabwo wogeyeho amavuta ariho agayesu. Ntabwo ari ibyo babona amavuta. Niyo mavuta kuri bose we babona. Ntabwo ari Jeannette babona. Ubugeze winjira ahantu babona amavuta. Winjira ahantu hose babona amavuta. Kandi n'akana kazina ka misiyoneri. Nako ni keza. Nicyo agiye kutwigisha. Jeannette bahari. Tugiye kwiga igiheburayo n'ikigiriki. Imana imuha iki? Umugisha. Ni umugabo mwiza kandi w'umuhanga kugira ngo muzana avuye i Roma. Yibera i Roma kugira ngo muzana mbona imbaraga z'iki. Jeannette kwiduka na dogiteri wiviriye i Roma ntabwo byoroshye. Avuze ikirati n'ahangaha ntawa umva. Avuze igiheburayo. Ndashimira Imana ko tubonye mwarimu teacher. Teacher wigisha iki giheburayo n'ikirati. Basi ndime tubizanye gute kuzatwigisha. Basuhuze nawe bindire mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ahimbazwe. Amen. Ni ibyishimo kubana namwe. Murabe igiciro. Murabe igiciro kandi murasobanutse. Ibyo kuba iyo umuntu ahagaze hano imbere y'abarebe abona mwese musa neza. Imana yaraturemye iturema mu shusho yayo. Twese tumeze neza kandi turashima Imana. Nitwa Mbanzabuzima Joseph. Ndi umupapa. Mbere yuko mba bishop, mbere yuko mba dogiteri ndi umupapa. Yesu ashimye cyane. Mfite umudamu n'abana 5 kandi ndashima Imana. Ndi bishop, umudogiteri, nakomeje kwigisha mu mashuri menshi hano mu Rwanda. Ishuri ryitwa RAM narigishiyemo, wasanga hano hari abantu bariciyemo nigishije
ishuri ryahoze ari irya ADPR Fateki nararyigishije, wasanga hano hari abo muri ADPR nigishije ntazi. Ishuri rya hano muri Anglican naryigishijemo. Ubuhamya twabwumvisha na natinze kugira ngo twumve n'ubuhamya, hatazakaho umwanya w'ubuhamya. Ubuhamya mama we yabuvuze, niho mubyara, niho umuzi, navuze ibyo yavuze, aramuzi, iruhande rwe aramuzi, kandi umwanya wo kuvuga uracyahari. Turashima Imana. Rimwe kabiri gatatu, Imana ibaha umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Mwicare mugwe neza, mwuzure umwuka wera, no mwijoro bazabakire. Amen. Musubize umuvugo ngo mwifurije amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana. Haleluya. Musubize umuvugo ngo kuko tubatangiye ubu tuvuye mu kavuyo, tuvuye muri byose. Mwewe mwifurije amahoro y'Imana. Akira. Ubu rero tugiye gutangira. Hano hari umuhanzi guhageze, ibintu byose bijya n'umuhanzi. Hari umuhanzi mwiza uzi kuririmba twabazaniye. Nabiriya Mana ndabikweretse, uzabikorere kwiyubahisha. Nahaguruka basuhuze mu izina. Komera Imana amashyi ko harashya. Uyu mugabo agiye kudukorera ibintu byiza. Tunejejwe ni Haleluya. Haleluya. Yesu nashimye. Ndagira ngo uyu munsi twese turi kumvira z'umutima. Amen. Nitwa Komeza Usenge Fundisi, benshi bakunze kunyita byose birashoboka. Ndirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ndanezerewe kuba muri uyu munsi. Bibiliya iravuga ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Dukomere Imana amashyi twongerera abasaruzi. Ntabwo ndengaho ahubwo batuzamura indirimbo yitwa Ndabikweretse, aba ariyo tubagiza n'ibiri imbere. Izamukomeze, mwumvishe ko hari n'aho usiga ukuguru cyangwa ukuboko, Imana izabane nawe. Amen. Imana ibamugisha, tuzahora turirimbe. Ndagira ngo dukomere Imana amashyi. Wavuga ibyawe nkakwiyavuga, ineza yawe sinayirondora. Kuva nkiri mu nda ya mama harabuzavuyemo, no mu bikabagambire harabasigaye aho ngaho, no mu mikurire harabagiye bagenda. Nabwingo n'ubu uyu munsi harabagiye kuba nihumeka, ni wowe mbikesha Mana. Nabiriya Mana ndabikweretse, aho mbese uyu munsi ni wowe mbikesha Data. Nabiriya Mana ndabikweretse.
ubuzima nahuriyemo ni wowe ibikomere mfite ku mutima ni wowe ubizi kuba ni umwe mu b'abazima n'umugambi wawe abantu bose bavuze ngo iruhuko ridashira barondeshaho aho banjugunye urahanoragurayo nabiriyaga batabikwemeze inshuti n'imiryango bashobora kubyima amahirwe ariko mana ni wowe byemeze ayo uzamura ibiganza kugira ibintu Imana muri iri teraniro igitaramo kirangwa n'ibintu bitatu cyangwa ibirori nk'ibi birimo kwinikwa kiza numva nshaka kubishyiramo imbaraga maze no kubona ibyangombwa gifite intego ivuga ngo akira ururabo rwawe ukiriho nanjye mu rwanjye nyiri nenda ni njyewe ariko si wowe nenda nahagaritse uzongera gutakaza imbaraga ku muntu wapfuye ahubwo nkashyira imbaraga ku muntu ugihumeka w'abazima igituma kuvuga ngo babe baburetse kuzamura indirimbo ndashaka kuvuga kuri mu misiyoneri Gilbert Muvandimwe Imana yarakoze kuguha amafaranga cyane ko utanayabona nta n'uwo ari kugukira ntabwo mumuza abana nawe Imana yarakoze kuguha amafaranga ariko kandi nkurikije ukuntu utari igisambo muri ubu buzima wari uyakwiriye mwerekeze n'ibiganza muvuga ko Imana ikomeze mwongere ikomeze mwongere ni inshuti yanjye ni umuntu ushyigikira abantu benshi nanjye ndimo Imana bose ubona nta buryo ndagira ngo mbwire umuntu uri muri iteraniro ngo Imana ifite ubundi buryo ubona byarangiye burya Imana yabitangiza abantu bakumvira Imana igucira inzira ku isi ifite inzira